Hello guys, mumeze mte? Nizere ko mumeze neza kandi subscribe dukomeze kubana. Ndagushimira nawe kandi subscribe. Nizere ko mumeze neza, wamaze kandi subscribe, Imana imumpere umugisha, imuhe byose yifuza kugeraho, imuhe guhirwa no gutunganirwa, imuhe byose yifuza, imugororere inzira mu buzima kandi imuhe kugira ubuzima buzira umuze. This is Irika TV Rwanda. We are back mu kiganiro kiryoshye cyane. Ubu mbazaniye inkuru yo muri Nigeria. Hello Stella, what's up? Stella from Nigeria, what's up? This is the story from your country. You can tell us about it in the comment. Mu gihugu cya Nigeria, umujyi witiriwe umurwa w'impanga kuko nta muryango uwutuye utarabyara impanga. Nta muryango uwutuye utarabyara impanga. Muri Nigeria, umujyi wa Igbo-Ora wamaze guhabwa izina ry'impanga cyangwa se ry'umurwa w'impanga kubera ko nta muryango n'umwe uwutuye utarabyara impanga nk'uko byemezwa n'umwami w'ubwoko bw'Abayoruba. Abayoruba ni abantu batuye uwo mujyi kuko nawe ubwe yavukanye n'impanga. This is Nigeria. Stella, hello Stella, how are you? Umujyi wo muri Nigeria uvukamo impanga nyinshi bidasanzwe. Kubasura uwo mujyi wa Igbo-Ora uherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Nigeria bakunze gutangazwa no kubona abantu bakunze gutangazwa no kubona abantu benshi basohoka mu ngo zabo bambaye imyenda isa. Ibyo bikaba ari bimwe mu bikunze kuranga impanga cyangwa se gukorwa n'abantu bavutse ari impanga. Ariko kwibaza ku bwinshi bw'impanga ziba muri uwo mujyi. Ibyo birori rero byaje guhuruza abantu amagana. Bahura mu rwego rwo kwizihiza umunsi ngarukamwaka wo kwishimira kuba uwo mujyi batuyemo waramaze kwitwa umurwa w'impanga kuko havukamo impanga nyinshi mu buryo budasanzwe. Akaba iyo mpamvu waje guhabwa izina umurwa w'impanga. Muri ibyo birori bigaruka buri mwaka haba harimo gahunda yo kwerekana impano zitandukanye abantu bafite, gucuranga indirimbo zitandukanye, ndetse ibyo birori byitabiriwe n'umwami w'ubwoko bw'Abayoruba. Umwami Oba Kehinde Gbadewola Olugbele nawe yavutse afite impanga mugenzi we bavukana. Uyu mugabo yagize ati nta muryango n'umwe usigaye hano Igbo-Ora udafite impanga. Mu muco w'ubwoko bw'Abayoruba ngo havukamo impanga cyane ku buryo bamaze no gushyiraho amazina agenewe abo bana bavuka ari impanga hatitawe ku bitsina byabo. Muri ayo mazina harimo Taiwo bisobanura uwasogongeye isi, na Kehinde bisobanura uwaje nyuma. Yes, greetings to Stella, my new subscriber from Nigeria. Tell us about this story, the twins town. Tell us about it in the comment. Nigeria kandi muri rusange impuzandengo y'impanga zivuka mu rwego mpuzamahanga ni ku kigero cya 12 ku gihumbi, ariko muri Igbo-Ora muri Nigeria iyo mpuzandengo igera kuri 50 ku gihumbi nk'uko byemezwa n'ubushakashatsi bushingiye kuri siyanse bwakozwe muri ako gace, ndetse n'ibyandikwa cyangwa n'inyandiko zigenda zikorwa n'ibitabo bigenda byandikwa byo kwa muganga aho ababyeyi babyarira. Yes. Kandi subscribe twereke yuko tubana, kandi like na comment na share, dukomeze kubana. Ibivugwa rero byaba bitera ubwo bwinshi bw'impanga zivuka muri uwo mujyi biratandukanye. Abaturage bamwe babyitirira ibiryo barya birimo ibyitwa gombo okra, isupu y'ibyitwa isala, ibikoro, ndetse no kuba bakoresha cyane ifu y'imyumbati mu mafunguro yabo. Ngayo nguko. Gusa inzobere mu bijyanye n'imyororokere n'uburumbuke bw'abantu
bo ngo bavuga ko ntaho ibyo abantu barya bihurira no kuba babyara impanga cyane. Impamvu iyo ari yo yose yaba ituma uwo mujyi uvukamo impanga nyinshi kurusha ahandi, icyo abenshi mu batahuye bahurizaho ni uko kubyara impanga ari umugisha udasanzwe ndetse ko ari impano y'Imana. Kanda subscribe kandi nako kazogera ndetse na like, dukomeze kubana. Ndabakunda cyane guys, ndabakunda cyane. Wowe urebe iyi video ikarangira, uze kunyandikira muri comment ikintu wifuza nagukorera. Ndabakunda cyane. Sule Mojalaji w'imyaka 30 uherutse kubyara impanga z'abahungu muri uwo mujyi yavuze ko byamushimishije kandi ko n'ubu agihabwa impano zo kumwereka ko bamwishimiye. Yagize ati, byahinduye ubuzima aho tugiye hose, abantu baha abahungu banjye amafaranga. Ntabwo wabyara impanga ngo ube utagira amahirwe mu buzima, ni impano y'Imana. Ababyeyi bose babyaye impanga Imana ibaho umugisha. Simvuze ko n'abatarazibyaye Imana itabaho umugisha, ariko kubyara impanga burya no umugisha utandukanye kandi mwiza cyane. Nubwo nta mugisha muri ubaho, ariko usanga ari ikintu gishimishije cyane. Abategura ibyo birori ngarukamwaka bihuza abantu bavutse ari impanga kandi nabo ubwabo bakaba bavuka ari impanga. Tayo Oguntoye na Kehinde w'imyaka 39 y'amavuko batangarije ibiro ntangazamakuru cyangwa se ibiro ntangazamakuru by'Abafaransa AFP ko bashaka guca agahigo ko ku rwego rw'isi ko guhuza umubare munini w'abantu bavuka ari impanga. Ikindi, ubu ngo barategura ubukwe mu mwaka utaha wa 2025 bw'abantu bavuka ari impanga bazashakana n'abandi bavuka ari impanga. Batangaje ko impanga zitera ishaba, zikongera ubwamamare cyangwa se la celebrité ndetse n'ubukire. Turashaka kwizihiza uyu munsi ndetse tugakora ubukwe ku bantu bavutse ari impanga bagashakana n'izindi mpanga. Stella, how about it? Tell us about it in the comment. Ndabashimira cyane buri muntu wese wakanze like, subscribe ndetse na comment, akaduha comment. Imana imumpere umugisha, ubisharinga n'abandi bakabibona. Imana imumpere umugisha. Ndabakunda cyane kandi cyane ku mutima. Imana ibampere byose.